aho tugiye kurebera hamwe muri rusange ibyo umubyeyi yakora kugira ngo afashe umwana we kuzagira imyanya myibarukiro yiwe, imyanya y'ibanga yiwe myiza yishimiye, abe yanafasha n'umukunzi bari kumwe. Igitsina cy'umugabo rero cyangwa se cy'igitsina gabo kigenda gikura uko umubebe akivuka, akavuka nyine bakabonana umwana w'umuhungu, akagenda akura akaba ingimbi kugeza abaye umusore, akava no muri ya myaka y'ubukure. Bityo rero nta ndeshyo mfatizo y'igitsina cy'umugabo ibaho. Ariko nyine ubundi umwana w'umusore arakura, gusa yarenza imyaka 20 igihe cy'ubukure akaba akivuyemo. Igitsina rero cy'umwana w'umusore uburebure bwacyo buba buri hagati ya 6 santimetero n'10 mu gihe nyine cyafashe umurego, kuko iyo cyawufashe kiba kirekire kandi umubyimba ukiyongera. Ariko ibyo nta nubwo biba biri ku rugero rungana ku bagabo bose, kuko bagiye batandukanye. Hari abo iyo cyafashe umurego cyiyongeraho 2 kuri bya bice twavuze haruguru, 2 santimetero, hari abo cyiyongeraho 6 cyangwa se nanone zikaba n'8, hari n'abo gishobora kwikuba 2. Rero hari imiti imwe n'imwe ijya igenda itangwa kugira ngo yongere igitsina cy'umugabo. Gusa ubwo buvuzi nyine babukorera umwana bitewe n'imyaka ye agezemo n'igihe afite. Ubwo buvuzi kandi buba bushingiye mu kongera umusemburo, wa musemburo wa testosterone ufasha kwaguka kw'imyanya y'ibanga y'igitsina gabo. Ariko twebwe ahanini ntabwo tugiye kuvuga ku bijyanye n'iyi miti, turagiye kuganira ku bintu umubyeyi yafasha umwana we kugira ngo ntazigere ahura n'icyo kibazo cyo kuba yazashakisha uburyo yacyongera, nyine adatewe ishema n'uko ameze. Ariko nyine iyo ubonye umwana wawe agifite igitsina kitari kinini bitewe n'aya misemburo yabaye mikeya, wamujyana no kwa muganga. Kwa muganga hari inshinge babatera zikacyagura. Ariko se nibwo tugiye kujya kumuteza inshinge iwawe wabuze ibyo umugaburira? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni iki cy'ingenzi wakora kugira ngo umwana wawe ntazigere aterwa ipfunwe n'imyanya y'ibanga yiwe? Muri make rero, uwo ni wo musemburo wa testosterone, ni wo musemburo ugaragaza imiterere ya kigabo. Uyu musemburo ukorwa cyane ku bwinshi mu gihe cy'ubugimbi, igihe umwana w'umusore ageze mu bugimbi. Hanyuma uko umugabo cyangwa umuhungu agenda akura, wa musemburo nawo ukagenda ugabanyuka. Iyo rero uyu musemburo wagabanutse, bigira ingaruka ku bagabo, cyane cyane ku mikorere y'imyanya ndangagitsina y'umugabo, aho usanga gukora ibyo ashinzwe mu rugo, kubahiriza inshingano bigorana. Rimwe na rimwe bikaba byateza amakimbirane. Akaba ariyo nayo mpamvu muri iki kiganiro ngiye kukwereka uko wafasha umuntu muri kumwe mu mibanire yanyu, ukaba wamufasha rwose
nawe wifashije kandi bigakunda ukoresheje ibiribwa bya buri munsi. Rero uko umuntu agenda akura niko imiterere y'umubiri we igenda ihindagurika, haba ku mwana w'umuhungu haba ku mwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa nawe yageze mu bwangavu, hari ibice by'umubiri bigenda byidevelopa. Ku mwana w'umukobwa wo aba ari umusemburo wa estrogene. Uyu musemburo niwo umufasha kwaguka, akaba yazana amabere ntayo yagiraga, akajwi nk'ak'abakobwa, akagira imisatsi ahantu hagiye hatandukanye ku mubiri we bitajyaga bibaho, akitwara nka gikobwa mbese. Uyu nguyu aba ari umusemburo, kandi uyu musemburo akaba ari nawo umutandukanya n'umwana w'umuhungu, kuko ku mwana w'umuhungu uyu musemburo niwo uzatuma aniga ijwi, akavuga ijwi rinini kandi rikomeye, akazana ubwanwa, akazana impwempwe, nyine akagira imisatsi, akazana imisatsi ahantu hagiye hatandukanye, akagaragara nk'umugabo mbese, muri we akagiramo ubugabo. Hari abasore uzasanga ari abasore ariko muri bo haganjemo, ukabona nyine afite imiterere ya kigore. Ni uko uriya musemburo w'abagabo wa testosterone uba wamubayemo mukeya, noneho hagatangira kuganza uw'abagore, ariwo muzabona hari abasore bagira ijwi nk'iry'abakobwa, ukabona afite imyitwarire nk'iy'abakobwa, ukabona yazanye amabere. Ni uko uriya musemburo uba wabaye mukeya. Rero nk'aha ngaha ababyeyi mubifitemo uruhare kuba mwafasha abana banyu kugira ngo uyu musemburo uganze muri bo, ahanini cyane cyane muri cya gihe bageze mu gihe cy'ubugimbi, kugira ngo ubafashe ku myanya y'ibanga yabo, uyagure, bagende bakura neza bifitemo ubugabo muri bo, ntibazigere baterwa ipfunwe n'imiterere yabo mu gihe nyine kiri imbere. Aha rero twatanga nk'urugero, urabona umuhinzi arahinga, nubwo tutavuga umuhinzi, nawe ushobora kwiterera mu karima k'igikoni indabyo cyangwa se imbuto, urarutera. Ariko nubwo urutera ugenda wuhira ushaka yuko rumera, rwamara kumera ntabwo ujya ucika intege, urakomeza ukuhira, ukaba washyiramo ifumbire mvaruganda cyangwa se nawe ubwawe ya yindi yo mu rugo, ariko nyine ukayishyiramo kugira ngo cya gihingwa kizatange umusaruro. Rero ni nako ku mwana wawe w'umuhungu uba ugomba kumufasha. Kwa kundi igihingwa cyameze, twabigeranya nk'uko umwana aba yamaze kuvuka. Ugenda umufasha agakura, ukamuha imfashamirire agakura, ariko hari ababyeyi ujya kubona babona abana bamaze gukura, noneho avuye muri primary kumva yuko yakuze, ngo ari kwiga secondaire, kandi nicyo gihe agezemo cyo kugira ngo wa musemburo ukure, nicyo gihe cy'ubugimbi arimo. Aho kugira ngo umufashe kugira ngo ya myanya ye y'ibanga yaguke, ntazaterwe ipfunwe nayo, ahubwo ukumva ibyo baguhaye ku ishuri birabaye, abandi ko babirya, yego ntacyo bitwaye, biranabaye pe. Aba agomba kwakira situation yose arimo iyo ari yo, ariko nkawe nk'umubyeyi ujye ushyira ku ruhande uvuga ati yego agomba kubifata, ariko hari umusemburo ngomba kumufasha yuko uba mwinshi muri we, kugira ngo ya myanya myibarukiro yiwe atazaterwa ipfunwe nayo, abona ari mitoya, abona nyine idahagije, kuva ati reka nze mufashe umwana wanjye
azabe proud, nanjye ahubwo abe proud yuko namwitayeho nk'umubyeyi. Aha rero nabaga ndi kugira inama ababyeyi bafite abana yuko bajya babafasha, nubwo ibigo biba bikora inshingano zabo bikabagaburira bari ku mashuri, ariko ntabwo ibigo nyine inshingano zose zabikora. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Rero mu kongera uyu musemburo wafasha umwana w'umuhungu wawe gukura neza, imyanya y'ibanga yiwe ikaguka mu buryo bushimishije. N'ahandi wabisanga, biba ari ibiryo bifite vitamine B na vitamine C. Aha ngaha rero nk'umubyeyi, aho kugira ngo umwana wawe ahazaza he uzasange yatangiye kuvuga ati reka nze njye gushakisha inama bangira y'ibintu nasigaho ndebe yuko yakwaguka, fasha umwana wawe mu gihe akigera mu bugimbi, ahubwo umufashe nko guhera ku myaka 10 kuzamuka arinda agera 20, umuhereza indyo irimo vitamine B na vitamine C. Aha ngaha rwose byaba byiza ugiye umuhereza pome, ukamuhereza umuneke. Murabizi yuko umuneke ntabwo uhenze pe, ntabwo uhenze, waba ari Gros Michel, waba ari ya yindi ngo Fia, ngo Puyo, icy'ingenzi ni uko ari umuneke. Ndatekereza yuko umuntu wese atabura ubushobozi bwo kugura umuneke, kandi ntunabiha ubamo isukari. Kuki utahereza umwana wawe umuneke byibuze ku munsi? Afata umuneke bimufasha, abonye umuneke umwe, abonye imineke 2, byamufasha rwose. Umwana wawe ahazaza he akazaba proud y'imiterere yiwe, akazaterwa ishema n'ukuntu imyanya y'ibanga imeze, kandi akazicara avuga ati ababyeyi banjye kweri bakoze umuti. Fasha umwana wawe, umuhe umuneke, umufashe, umuhe urunyanya, kuko uzi yuko urunyanya rwamufasha. Wajya unyuzamo ukamukorera agasalade, cyangwa se nawe ukamubwira ati hariya ko hari inyanya wajya ukata urunyanya ukirira, ukanabimubwira, kuko umwana wamaze gukura nawe yumva ari ibintu bizamugirira akamaro. Ariko ubwo ndi kuvuga nko kuri abana bamaze kugera segonderi, nk'umwana ukiri muri P6, P5, muri primaire ya 5, ya 6, wajya ukata akanyanya ugashyiraho indimu ukamuhereza, nawe ukakaryaho, akabona yuko nyine agakura abizi yuko ukunda kumwera salade y'urunyanya. We namara gukura azahita amenya ibyo wamukoreraga, kandi azabiha value cyane, ariho avuga ati umubyeyi yari uyu. Umuhereze urunyanya, umuhereze umuneke, umuhereze pome, nubona inkeri uzimuhereze, kandi n'inyanya ntabwo zihenda. Inyanya ntabwo zihenda rwose, keretse wenda ntabwo zihenda kuba yajya afata urunyanya rumwe ku munsi akirira, nta kintu bitwaye. No ku bakunzi banyu rero, abo muri kumwe nabo wabafasha, ukajya ubahereza kuri iyi mirire ikungahaye kuri vitamine B, kuri vitamine C. Umutware wawe cyangwa se uwo muri kumwe mu rukundo, mwategura amafunguro ukamukatira agasalade karimo igitunguru gitukura n'urunyanya ukamuhereza. Haba hari imineke ukamuhereza. Ubaye uri kumwe n'umukunzi ukajya umuzanira imineke
akagera akabyakira yuko ari nk'impano umuzanira. Ntawanga impano, nubwo umuntu yaba adakunda ikintu akabona ati niwe wakizaniye, bimutera ishyaka, bikamutera kuba motivated yo kuba yagifata ngo akirye. Uzanarebe n'umuntu aguhaye kado y'umwenda utanawukunda, urawambara nyine kuko aba ari kado ngo ashimishwe nuko yawuguhaye. Rero nawe ibingibi wajya ubikora nk'umuntu mukuru, ukamutegurira agasalade mukanagasangira, akabimenyera uko nguko rwose, kugira ngo ugende wagura wa musemburo, cyangwa se wari utangiye gucika intege muri we, wa musemburo wa testosterone ukagenda wagura muri we. Ariko ku muntu mukuru nanone twongere tubivugeho, umuntu mukuru ntabwo byahita bikora nk'umwana uri kwaguka, uri kuvumbuka. Umuntu mukuru bizafata igihe, namwe murabyumva. Umwana we n'ubundi aba ari mutoya, aricyo gihe arimo ari kugenda avumbuka, ari mu bugimbi. Ariko umuntu mukuru, tuvuge uri mu myaka nka 30 nka 40, nyine uzamufasha kugira ngo wa musemburo waguke muri we, uwuhe imbaraga, ukore cyane. Ariko nyine bizafata igihe, nta mpamvu zo gucika intege, bizafata igihe. Ariko uko iminsi izagenda ishira, uzagenda ubona hari impinduka zigiye zitandukanye muri we, ubone ko hari ibyagiye byiyongera. Rero aha ngaha twavuga iyo uri gushaka kongera uyu musemburo ku bagabo muri kumwe nyine mubana, ariko nyine bakuzemo, biba bigomba kugusaba yuko hari ubundi bugenzuzi wareba. Kuko iyo umugabo arengeje imyaka 50 ukamushyira kuri uyu musemburo wa testosterone, nyine aba azagira kugira ngo azakore inshingano za hariya hantu neza, bisaba gupima niba adafite prostate, yuko nta prostate iri kuzamuka muri we, cyangwa se mukagenzura mukasuzumisha niba nta kanseri ya prostate yaba afite, mukareba nyine umubiri we uko bimeze. Kuko iyo udakoze iryo suzuma ngo umenye ibyo, kuko iyo udakoze isuzuma ngo umenye niba ibyo bindi abifite, tuvuge akaba yafata nk'imiti. Hari abantu badakunda gukoresha ibi bimera, akaba yafata nk'imiti yongereye imisemburo, uba ushobora kuba ukongeje kanseri ya prostate muri we. Ngayo nguko rero, ni iki kiganiro twabateguriye uyu munsi, ni aha ngaha kigarukiye. Nshishikariza ababyeyi bose, hari ikindi nanibagiwe ku bashakanye, yuko hari ikindi cyajya kibafasha. Hari ikimera cyitwa ginseng, kiriya ni ikimera gifasha abagabo cyane pe, cyane. Ubundi umuntu uri mu bukure nk'uko nguko aba agomba kwita cyane ahanini ku mirire, aho kugira ngo yirukankire mu gufata imiti. Hari umuhanga witwa Sigmund Freud yaravuze ngo mureke ibyo turya aba ari byo bitubera imiti, aho kugira ngo imiti abe ariyo itubera ibyo kurya. Rero n'umuntu yaba angana ate, aba agomba gushishikazwa n'ibyo yinjiza mu mubiri we,
ukamenya ngo ibyo ndi gufata biri kumfasha iki, bitewe n'urugero ngezemo, bitewe n'imyaka ngezemo. Aha ngaha rero nabwira abantu babana cyangwa se n'abandi abo ari bo bose bamaze gukura, yuko bajya bakoresha iki kimera cyitwa ginseng. Kirabafasha mu kongera kwiyumvamo kuba bakubariza ziriya nshingano z'abakuze, kandi kikaba kinabafasha mu kuba bazikora neza, nyine bazikora neza bagaterwa ishema n'uko bazikoze neza. Nabo kandi bakajya bafata pome, bagafata uwo muneke, bagafata urunyanya, bagafata n'inkeri. Nibutse yuko abantu uyu musemburo wa testosterone ntabwo ari umusemburo bafata ngo barawusiga. Uyu ni umusemburo umuntu akura mu byo yariye. Fata ibyo kurya bikungahaye muri uyu musemburo. Umusemburo nawo ugenda ukora ibyo uba ugomba gukora mu mubiri wawe. Uterwa ishema n'uko uri, uterwa ishema n'urwego ugezeho, uterwa ishema n'uko umusemburo uri gukora neza mu mubiri wawe. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Nizere yuko iki kiganiro cyawe mwagikunze, hari inama mwungukiyemo. Mbasaba gukora like, mukalayikinga, comment, mukanyandikira mukambwira uko mubyumva, kandi mugakora na subscribe, mugakanda ku nzogera. Mwakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye, naho ubutaha.